ngo yakoraga ibikorwa byo gufasha abantu bari vulnerable. Hanyuma ngo abarwaye ibibazo by'amaso akabagurira za rinete akabafasha n'ibindi bikorwa. Uyu mukristo abamo muri Los Angeles mo hagati, ntabwo ari ku ruhande, ariko agakora n'ibyo bikorwa akemera n'Imana yo mu ijuru. Ntabwo ari ibintu turi guhisha, ni ibintu byagaragara isi yose. Birangira inzu zose zigose yanzuye zirashya. Abasa none barongera kuvuga ngo nibikabyo by'abantu basenga. Bari buvuge kandi ubari umuntu uri budutera ibuye. Udutera ibuye yabayigiza nkana. Imana iratsinze da. Iratsinze nuko. Noneho niyo mpamvu nakubwiye ngo Imana yacu izi kwirwanirira. Izi kwirwanirira rwose. Ngiyo ni ntego mfite. Abantu nibubaha Imana bareke kuvanga ibintu. Noneho hano natinye cyane ngo uyu muntu bitewe n'ibyo bikorwa byo gufasha abantu bari vulnerable, ariko no kugumana kubana n'Imana atayihakana. Imana yohereza imbaraga tutaramenya ubwoko bwazo, yego, ariko nizo mu ijuru, yego, zirinda inzu ya inkongi y'umuriro. Dore bigiye gukurikira nibyo birahari, kandi abantu nibaze kwibwira ngo ni bya bindi abantu bavuga bagatera ubwoba. No, ndashaka kubwira abantu ngo abantu nibakanguke. Kandi ntabwo ngewe ndi Imana, ariko ndi umukozi wayo. Yego. Ntabwo ndi Imana, ariko ndi umukozi wayo. Kuba baratinyutse kugaragaza ko Imana ifite zero mu buzima bwabo no mu bikorwa byose bagezeho, ahubwo bagashima abakinnyi n'abababyaye, byateye Imana kwiyerekana mu bubasha bwayo, ikoresha ibyo yaremye nabo bafitemo zero mu kuremwa kwabyo. Yego, ndiyo cyane. Yego. Kuko bavuga ko inkomoko y'iyo nkongi ngo nta kariro gake. Ukaje ari gake. Ngo ariko hazamo umuyaga mwinshi. Yego. Ngo ukajya uhuha wohereza. None Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho mudukurikira muri, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Waba dukurikiye ubabaye cyangwa se ufite ibindi bintu bitakomereye neza, reka nkubwire ko kurira kwararira umuntu mu gitondo impundu zikavuga. Niyo mpamvu tugira gutya tukakora hirya no hino dushaka abagabo nyabagabo bo guhamya ibya Kristo Yesu, bamuvuga neza, twabazanye nk'igisubizo cyawe. Nibyo nkunda kubabwira ngo ntukababare, ntugashavure, mu gihe cyose Imana kuzaniye umukozi w'Imana, kandi nzana abakozi b'Imana bizewe aho uri hose. Rero hari abantu badukurikira muri Canada, Amerika, migabane itandukanye hirya no hino, muba muri mu kazi mutabona umwanya wo kujya mu rusengero. Ngo uyu ndamubashimiye, kandi murabimenyereye ko rimwe na rimwe hari igihe ntangira ikiganiro uko nyine mvuga. Imana ibahereze umugisha. Reka tumusuhuze. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Ni ukwihangana. Kera ubundi ngira umukatolike ngo nta mwana wabwiraga umuntu mukuru ngo Yesu akuzwe. Yego. Ariko noneho ubanza kuri kamera aho kiriza nyine yaraje gukura kirazira. Niyo mpamvu tugira dutya tukavuga duti Yesu ashimwe, kandi ndibaza ko nta n'ikibazo kiba kibirimo. Yego cyane. Hanyuma uyu munsi wa none twakuzanye kuri Imana Irahari TV, ariko turi no kuri channel yawe yitwa Mosi TV. Mosi TV. Mana o nasana i. Ya, ndabyumva neza. Mosi TV. Abakunzi b'Imana Irahari TV mugende mu checking Mosi TV. Turaza no kushyiramo linki hariya muri comment kugira ngo mugende nayo muyishyigikire, izamuke mu izina rya Yesu Kristo. Kuko tubaho dushakisha dukoresha amaboko, ariko burya tudafite umugisha w'abashumba nta kintu tugeraho. Niko kuri. Yego. Reka ngusabe kugira ngo nyuma yuko umaze kudusuhuza utwibwire, numara kutwibwira uhita usenga Imana. Murakoze cyane abakunzi ba Imana Irahari TV na Mosi TV, mwese turabasuhuje.
kandi reka mbonereho kubibwira nk'uko abisabye. Imana ibahe umugisha. Njyewe nitwa Revera Pasteur Moise Sindayigaya, ndi umukunzi w'umusaraba wa Kristo. Numva nejejwe nuko numva nejejwe nuko Kristo yancunguye. Hanyuma rero mwari muvuze ngo nimara kubibwira tunasenga Imana. Reka twinginga Imana ibane natwe. Mana yacu nziza, Mana nyir'ubutware, Mana nyir'ubushobozi, wowe Mana ishobora byose, tugucire bugufi. Tugiye kuganira n'abakunzi bawe Kristo, ndakwinginze manukira kubana natwe. Iki kiganiro gihembura imitima, kibe igituma ubugingo bwubakwa, abera bawe bagubwe neza kubw'ijambo ryawe, bongere gusubizwamo imbaraga. Tugwaye karibu n'ikaze, abari uyobora byose bikumvire, maze icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Icyubahiro kibi cy'Imana none n'iteka ryose niko bikwiriye kumera, haba kuba yemera ndetse n'abatayemera. Hanyuma mukozi w'Imana waje hano nagutumiye kugira ngo tuganire nk'umukozi w'Imana wimitswe cyangwa se nk'umuhanuzi. Yego. Niturangiza tuze kuguhereza umwanya utugezeho message Imana yaguhaye kutugezaho, kuko Imana irakwereka uri umuhanuzi. Ndabizi makuru ndabizi. Nta kibazo. Hari ikibazo njya gunda kwibariza abantu tujya duhura buri gihe. Kabaza ngo iyo mwitegereje mukareba abahanuzi dufite uyu munsi wa none n'abahanuzi twari dufite mu bihe byatambutse, ese mubona igisata cy'ubuhanuzi gitera imbere cyangwa kigenda gisubira inyuma? Niba gitera imbere twashima iki? Niba gisubira inyuma twagaye iki? Twanenga iki? Yego, murakoze cyane, nubwo atari yo nego nari mfite cyane, ariko nacyo reka tukivugeho. Yego, kuko abakunzi b'umusaraba wa Yesu bakwiye kumenya byose. Yego, abahanuzi bo hambere n'abahanuzi ba none biratandukanye, kandi ubu tuvugana nibwo turi mu gihombo gikomeye, nibwo dufite ibibazo. Ubu tuvugana nibwo bimeze nabi. Yego, nibwo hariho ibibazo, kuko kuva kera kose abubaha Uwiteka iyo baganiraga byonyine gusa ngo n'ibitabo by'urwibutso byarabumburwaga. Ariko ubu tuvugana ubona ko n'abakozi b'Imana ubwabo, usibye no kuvuga ngo hari induru zitabemera, nabo ubwabo ntibemerana, nabo ubwabo ibyo barimo birimo urusaku. Wareba ugasanga ariko biri guturuka ko Satani yabonye ko ariho hari imbaraga zimurwanya, nawe rero naho yashyize ibimurwanya, kuko nta bwami bwirwanya. Ntabwo Satani yakwirwanya, yarwanya abantu b'Imana, kubera yuko n'ubundi ari bo babangamira inyungu ze inanga. Rero nta nubwo turi buze kuvuga ko ishyano ryacitse umurizo, ahubwo turi buze kuvuga yuko ari uko Imana yabyemeye, uko Imana yabyemeye, ariko tugomba no kubinyuramo, hanyuma ahubwo tukagarurira uburyohe izina rya Kristo. Kubera ko ikintu gishobora kugorana kukigarurira uburyohe ni umwenda kuko uracuye ku gasaza, ariko izina rya Yesu ntirisaza. Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, ni nako azahora iteka ryose. Ntekereza ko rero nubwo bisa naho bigoye, ariko abantu b'Imana bakwiye gutekereza ko nta byacitse, kuko Imana ntiravuga. Ibi ni icyo bita ibibanziriza kuramukwa. Ni ibise, ni impamvu zishobora kutubwira ngo tukanguke, kuko Bibiliya irabivuga neza ko n'abantu bazaba ngo kambivuge mu ijambo rimwe kugira ngo twimuke tuveyo. Bibiliya iravuga ngo azayobya n'intore niba bishoboka. Abo twarakagombye gutoreraho, aho twakagombye kwigiraho, nabo bagiye bahura n'uwo mwuka uyobya, rimwe na rimwe ukabambura ubushobozi. Ariko reka mvuge ngo hamwe n'Imana byose birashoboka. Amen. Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane. Yego, ndabyumva cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Ntabwo njya nkunda kubaza ibintu byinshi, ariko nanone magomba kubaza yenda akabazo kamwe cyangwa tubiri kugira ngo dukunde twinjire mu butumwa nyirizina Imana iba yahaye umuntu. Cyane. Turaza gukomeza tuze tugere hano ku mihanda. Nicyo kibazo cya nyuma. Uri umupapa mukuru, hari n'abandi maze iminsi mbona kuba muri iyi minsi social media iri kwiganzamwe abantu b'abapapa b'abanyacyubahiro ndetse kandi bakuze
cyangwa abamama bakuze ubona ko ari abanyacyubahiro bitandukanye cyane n'umwaka washize. Umwaka washize wabonaga ari indirira rugamba gusa zirimo hano muri social media. Uyu munsi tuvuge ko Imana yatwitaye ikatwibuka ikabiri kutwoherereza inararibonye. None hajemo n'injyarugamba aruvuze indirira rugamba nibuka ko hari n'injyarugamba n'indemarugamba inararibonye abantu nkabo. Yego. Reka nkoreshe iri jambo nta wamenya ariko icyo navuga kimwe gihari nuko reka mvuge ku rwanjye ruhande ngewe impamvu ikomeye yatumye nihata cyane kuza hano nuko narebye n'ubundi nsanga ikoranabuhanga cyangwa se social media ni imwe mu nzira Satani yashyizemo ibikoresho byinshi byo kunaniza abantu by'umwihariko mu ngeri zose, nyigisho ziyobya, nyigisho zikamura abantu, zimaramo abantu ubuntu bw'Imana. Naravuze ngo si ubundi ngewe kuki ntajyayo nanjye ahubwo ngo mvuge niburi riruhura ubugingo bw'abantu, ahari nubwo ryabijwi rimwe cyangwa akaba menshi. Niba umva 5 biyobya bagahora na 5 bibagarura, ahari wenda bose ntibazagenda. Hari abo Yesu azaramira abaramije rya jambo. Ndi hano rero kugira ngo nanjye mbintu umwe ya Kristo kuri iyi mihanda. Ntabwo naje muri saga z'intambara, njya numva bavuga ngo ni saga z'ibibazo n'amatiku, ahubwo numva mfite intumbero yo kuvuga ibyungura bituma umukunzi n'umugenzi ujya mu ijuru cyangwa se uwo Kristo yahamagaye abasha kumva neza impamvu turi hano cyangwa se ibyiza byo kuba iri koranabuhanga ryaraje, kuko abenshi iyo bataribonye gutyo barabituka rwose. Ya urakoze cyane ngayo nguko. Reka tukwakire noneho tujye mbere cyane ko tutajya dukora ibiganiro birebire, kuko abakunzi bacu bashaka ikiganiro baza kureba cyangwa se kumva ntibarambirwe bakakirangiza, bagikunda bakabyandika tukongera tugakora ikindi, gutyo niko dukora. Reka rero tuguhereze ikaze none tugezeho Imana yagutumye kutugezaho uyu munsi. Urakoze cyane. Ndagira ngo nkubwire ijambo rimwe. Yego. Nubwo bimeze uko, ndagira nkubwire ko turakoresha igihe rwose kitabangama, ariko tugiye kuyoborwa n'umwuka. Yego. Rwose abantu babyumve, ntabwo twaje hano kugira ngo tumare amamega yabo, ahubwo twaje kugira ngo twungure ubugingo bwabo. Ushaka kunguka rero aranashora. Barashora, baremera bashora igihe, sibyo? Barashora igihe. Yego. Kabiri baremera bashore nayo mamega, nabwo Imana ibirebe. Yego. Reka rero mbere yuko tuza kugira icyo tuganira, kuko mfite rwose ubutumwa nahawe, numva shaka kugira ngo tuganire, cyangwa se mfite message, ariko turifashishije ijambo ry'Imana hano muri Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, ibice byaho ni 6, turahera ku murongo wa mbere. Ijambo ry'Imana riravuze ngo isanduku y'Imana yamaze amezi 7 mu gihugu cy'Abafilisitiya. Bukeye Abafilisitiya bahamagara abatambyi n'abapfumu, barababaza bati, iyi sanduku y'Uwiteka tuyigire dute? Mudusobanurire uburyo twayisubiza ahantu hayo. Barabasubiza bati, nimwohereze isanduku y'Imana ya Isiraheli, ntimuyohereze yonyine, ahubwo muyisubizanyeyo n'amaturo y'impongano, mubone gukira, kandi muzamenye icyatumye ukuboko k'Uwiteka kutaretse kubagwa nabi. Barababaza bati, mbese twamutura turo ki ry'impongano? Barabasubiza bati, muture ibibyimba byacuzwe mu izahabu 5 n'imbeba zacuzwe mu izahabu 5, nk'uko umubare w'abatware b'Abafilisitiya ungana, kuko mwebwe mwese n'abatware banyu mwasangiye icyo cyago. Nuko muzicurishirize ibishushanyo by'ibyo bibyimba byanyu n'ibishushanyo by'imbeba zanyu zanduje igihugu, kandi muzubahe Imana ya Isiraheli, ahari yabakuraho ukuboko kwayo no ku mana zanyu n'igihugu cyanyu. None se niki gituma mwinangira imitima nk'Abanyegiputa na Farawo ubwo bayinangiraga imaze gukorera muri bo ibitangaza? Mbese ntibarekuye abo
abo bantu bakigendera. Nuko ni mwende igare rishya muryitegurane n'inka ebyiri z'imbyeyi zitigeze gukurura, muzihambireho igare, muzikureho izazo, muzisubize mu rugo. Kandi ibintu by'izahabu by'umurimbo by'amaturo n'impongano mwohereje mubishyire mu isanduku iruhande rwayo, maze mubyohereze bigende. Nuko murebe aho iri bunyure, nisubira mu rugabano rwayo ikajya i Betishemeshi, tuzamenya ko ari Imana yaduteje iki cyago kingana gitya. Ariko nibitaba bityo, tuzamenya ko atari ukuboko kwayo kwatwishe nabi, tumenye ko ari ibyago byatugwiriye gusa. Nuko babigenza batyo, batoranya inka ebyiri z'imbyeyi, bazihambiraho igare, izazo bazizirika mu rugo. Bahera ko bashyira isanduku y'Uwiteka ku igare, bashyiraho n'agasanduku karimo imbeba zacuzwe mu izahabu n'ibishushanyo by'ibibyimba byabo. Nuko izo nka ziboneza inzira y'ubusamo yose ijya i Betishemeshi, zigenda zabira inzira yose, ntizakebakeba iburyo cyangwa ibumoso. Abatware b'Abafilisitiya barazerekeza bazigeza mu rugabano rw'i Betishemeshi. Imana iduhana umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana rwose. Iri jambo ni ijambo rigaragara hano muri Samweli, ariko rivuga, ndashaka kuriya intego ivuga ngo Imana yacu ni Imana izi kwirwanirira. Ni Imana izi kwirwanirira kandi irwaniza. Yego. Ni Imana izi kwirwanirira. Iri jambo narihaye uyu mutwe nshingiye ku bintu tumaze iminsi twumva twese, kuko bundi nubwo tujya tuvuga ubutumwa bwiza, ariko tugomba no kuvuga ubutumwa tunahereye cyangwa dushingiye ku bihari, ku biriho bivugwa. Yesu nashimwe. Izi nka ngo zatwaye isanduku, zinagenda zerekera i Betishemeshi. Yego. Iyi sanduku mbibutse ko yari iri mu Bafilisitiya, irasuzugurwa. Munkurikire kuko iteme ni ikivuga. Ndashaka kuvuga ku kintu abantu bari kwibazaho. Ubu none turi ku itariki 14. Ku itariki 14 hashize iminsi 6 Los Angeles muri leta ya California harimo hashya. Kandi na bugingo n'ubu ntiturumva amakuru yuko harangije gushya babashe kuhazimya burundu. Niyo mpamvu ushaka kugira ngo duhuze ijambo ry'Imana. Ibivugwa n'iki ijambo ry'Imana rivuga. Iyi sanduku ngo yagiye mu Bafilisitiya, igenda bayinyaza, imara y'amezi 7. Ariko ngo igezeyo bayifata nabi. Ibyo Abisirayeli tube tubiretse, twirebera aho yari iri. Ngo bayifashe nabi ku buryo ngo bayijyanaga ngo bakayishyira hamwe na Bayali. Ngo bakayishyira hamwe na Bayali yabo, ngo bakayiterekayo, bakavuga ati mva, iyi sanduku y'Uwiteka Imana y'Abaheburayo, Imana tutanazi, Imana tutibuka, niyibere hamwe na Bayali. Nibere hamwe na Bayali. Ngo ariko ngo mu kwirwanirira kw'Imana, ngo igakora ikintu tutari twamenya, nta nubwo n'abahanga barakivuga. Ku buryo ngo babyukaga bagasanga igihanga cya Bayali hariya, igihimba nacyo hariya, amaboko nayo hariya, yabakozemo icyo bita agatendo. Abo muri iki gihe cya none barabyita ngo yabakozemo akazi. Siko babyita? Yego. Sawa rero. Munkurikire kandi ibi ndabyiseguraho cyane. Ibyo ngiye kuvuga nibaze no kugira ngo ni nko gukina ku mubyimba abantu bo muri Los Angeles cyangwa se muri leta ya California. Ntabwo ari cyo kingendereye, ahubwo rwose tubabwire ngo pole. Ariko kandi ntitubure kuganira ibiriho, kuko ibiriho biravugwa. Turi gushingira kuri disikuru bo bwabo bivugiye. Uyu mujyi rero ntarava muri icyo kintu ngo mbereke icyo bita imbaraga z'Imana. Uyu mujyi ni umujyi utuwe n'ibyamamare bitandukanye bizwi ku isi. Yego. Byamamare bizwi, bikina amafilime,
baririmbyi, amasitudiyo akomeye, abantu bakomeye, abakina amakomedi, ba bantu bakina amafilime tuzi akomeye ku isi, baboneka hano muri uyu mujyi. Ndetse mo hagati harimo umusozi ari uriho cya gishushanyo cyanditseho ngo ni Hollywood. Hollywood ibyo murabizi, murabibona mwese, cyane cyane ababasha gukurikirana no gusoma amateka y'ibintu. Hanyuma uyu mujyi ubundi ni umujyi ukomeye cyane kuko abo bantu b'ibyamamare barimo abatandukanye niho batuye. Bubatse amazu akomeye aremereye cyane. Hanyuma ikindi nuko kugeza ku itariki ndumva zari 10, ku itariki 10 hari hamaze gupfa abantu, ntago bababaruye neza, bavugaga batanu ariko bakavuga ko ari imibare yo kugenekereza, kandi bakavuga ko abantu bagera ku bihumbi birenga 180 bamaze kwimurwa ku ngufu, ku mbaraga, kugira ngo bahunge inkongi y'umuriro, bahunge umuriro wari urimo kwaka. Icya gatatu, ingo zisaga ibihumbi 10 nizo zari zimaze gushya, ingo zisaga ibihumbi 10. Hanyuma ikindi nuko icyo gihe ubu tuvugana ntago narebye ibyegeranyo, ariko ni byinshi cyane, byarikubye cyane, byarikubye. Icyo gihe nuko abantu nuvuga ngo hari hamaze kwangirika ibintu bisaga miliyari 59 z'amadolari. Ni ibintu bikomeye, ariko reka twibaze ngo byavuye kuki. Munkurikire cyane. Hano habaye ibirori kuri zo tariki 8 bisanzwe bibayo. Noneho ibyo birori bibaye, bimaze kuba, umudamu wari uyoboye, mwese mwarabibonye, n'ubu dushatse twagaruramo. Uwo mudamu agira gutya, ategura gutanga amanota. Bategura umukinnyi w'umukomediye, agira amanota 11. Hanyuma bagaragaza ko bashimira ba mama bababyaye, bagiye batuma ko nyine umubyeyi ashobora gutuma ugera ku gikorwa. Mama cyangwa se igikorwa cyo gushimira ba mama nacyo kigira 3, kigira amanota 3. Hanyuma hepfo hazagaho Imana. Uwo mudamu wenda byibuka, biragaragara mu rurimi rw'icyongereza, abakunda kukurikirana barambwira nibashaka nze kubashyiraho baraba babyumva. Uwo mudamu avuga mu rurimi rw'icyongereza, avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo iyi Mana bivuga ko yaremye univere, ikirere, ikarema isi, ikarema inyanja, ikarema n'ubutaka. Aravuga ngo bigaragara ko yabonye 0. Ndagira ngo maze kuvuga kuri uriya mukristo ngo yakoraga ibikorwa byo gufasha abantu bari vulnerable. Hanyuma ngo abarwaye ibibazo by'amaso akabagurira za rinete, akabafasha n'ibindi bikorwa. Uyu mukristo abamo muri Los Angeles mo hagati, ntabwo ari ku ruhande, ariko agakora n'ibyo bikorwa, akemera n'Imana yo mu ijuru. Ntabwo ari ibintu turi guhisha, ni ibintu byagaragara isi yose. Birangira inzu zose zigose yanzuye zirashya. Abasana none barongera kuvuga ngo nibikabyo by'abantu basenga. Bari buvuge kandi ubari umuntu uri budutera ibuye. Udutera ibuye yabayigiza nkana. Imana iratsinze da. Iratsinze nuko. Noneho niyo mpamvu nakubwiye ngo Imana yacu izi kwirwanirira. Izi kwirwanirira rwose. Ngiyo ni ntego mfite. Abantu nibubaha Imana bareke kuvanga ibintu. Noneho hano natinye cyane. Ngo uyu muntu bitewe n'ibyo bikorwa byo gufasha abantu bari vulnerable, ariko no kugumana kubana n'Imana atayihakana. Imana yohereza imbaraga tutaramenya ubwoko bwazo. Yego. Ariko nizo mu ijuru. Yego. Zirinda inzu ya inkongi y'umuriro. Abo bakire hano hepfo hari undi mugabo w'umukire ngo yabonye inzu ya ifite agaciro ka miliyoni 750. Zishya.
ngo abona zirahiye pe, ngo abona wakajya ajya agira gutya, namwe nimujya kuri social media murajya mumubona agira gutya rineti yegeza imbere yongera asubizayo avuga ati si ibintu ndi kureba nibyo cyangwa ndarota ni inzozi, ibi bintu byabaye ni ibiki. Urumva ahangaha nahavanye amasomo abiri. Icyambere kuri uyu nguyu w'umukristo bigaragara ko izindi zahiye ariko yo igasigara. Nawe yabyivugiye mwabyumvishije, arira cyane yibaza aho iza abaturanyi be zagiye. Ibyo bisobanura rwose ko kiriya ari igikorwa Imana yagizemo uruhare. Yego. Ntago ari ikintu cyo kwirirwa duca ku ruhande, ni igikorwa Imana yagizemo uruhare cyaje kwibasira no gukosora abashatse kwigereranya n'Imana bayiha zero, bakanavuga ko Imana idafite umwanya na muto muri uwo mujyi. Cyo ni ikintu cy'ukuri. Ikindi navanyamo nuko nabonye ko abantu badakwiye rwose, bakwiye kureka kwiringira iby'isi. Kuko uyu muntu wari umufitiye iyi etaje ifite agaciro ka $750,000 z'idolari, yego, yenyegezaga rineti yibaza ibyabaye niba ari inzozi. Reka mbabwire, iby'isi birashira, nta kintu na kimwe gikwiye kugutandukanya n'Imana. Nta kintu gikwiye kudutandukanya n'Imana, kuko hari igihe ibiri kugutandukanya nayo none ejo bwacya bitakiriho, ejo bugacya nta na kimwe gihari. Turimo turajyana. Yego. Sigaho rero kwitera nkana kuba umwanzi w'Imana, kwigiza nkana umuntu akigira umwanzi w'Imana. Ibi bintu byanteye ubwoba. Ikindi reka mvuge ibi bintu, iyi sanduku twamaze kubona ko yamaze amezi 7 mu Bafilisitiya, ariko Imana irwana yigarura mu Bisiraheli. Ubu rero ntimuze kugira ngo biroroshye, ndaza kuvuga ibintu 7 yego bigiye gukurikiraho. Yego. Ubu ngiye kuvuga ibintu 7 kandi abantu bazabibona. Kuko ni Imana nyine irwana, izi kwirwanirira abakunzi b'umusaraba wa Kristo, by'umwihariko abo twumvikana mu rurimi, ntitubone umwami agayika, yego, ntitubone hari impamvu zatuma abantu basuzugura Imana. Abantu bose bongere biyungemo imbaraga. Mwanya wo gusenga n'uyu. Niba abantu bashobora guteranya ibirori bikomeye bakavuga natekereje ibintu bikomeye. Niba uyu munsi wa none niba hari abantu bariho igitutsi, wahoze unabimbaza. Yego. Niba hari abantu bariho igitutsi kandi gikabije, ni abantu bari mu gisata cy'iyobokamana. Rero ufite amaso areba arabibona. Ndasaba ko tutabibyangwe, ahubwo mureke dusenge, duhamagara Imana. Iyo twakurikiye ize icagagure ibi bintu, kuko byarivanze cyane. Byamaze kuba ibindi bintu, byamaze kuba ibintu bidasobanutse. Reka nkubwire ikindi kintu cyane y'agahinda. Yego. Cyane y'agahinda cyane. Ndagira ngo umenye ibi bintu bikurikira. Icyambere, leta ya California nabaze ko ariho hari umujyi wa Los Angeles. Yego. Ubarizwamo ibyamamare byose bikina aya mafilime. Ikindi, mu bihe byabo bitandukanye bagiye bakina filime zisebya ubukristo, si rimwe si kabiri. Bakamamaza Illuminati n'ibindi, bakamamaza za Freemason. Abantu nibahaguruke tuvuge Kristo. Amina. Ntago ndi buhave nabivuze. Yego. Akada naje numva ntabyumva. Yego. Byambabaje cyane. Icyambere, nge narabikurikiye maze iminsi mbikurikira, ndaje no kuha abantu urugero ndabibutsa. Ndagira ngo mbwira abantu ko ibisi ubwa mbere, si ubwa mbere, si n'ubwa kabiri bakina, bavuga, bakora ibintu
bimeze nk'ibikora mu jisho ry'Imana. yego Bigeze bakina filime ivuga kuri aya madini y'abahindu n'ayandi, iranahitinga cyane, abantu barabiza bareba amafilime, yego ariko birangira isibwe vuba na bwangu kubera urusaku n'intambara ba nyirayo madini bashoye muri Hollywood. Turimo turajyana, yego nyamara urebye inkuru zisebya ubukristo zakozwe zisebya ubukristo ntizigira ingano. Ese ukibaza ubundi ibintu by'Imana nibyo bisebetse? Imana yaremye isi n'ijuru nkuko bahoze bavuga ngo ya Mana ngo yaremye univere. Wamwumvaga wa mudamu avuga ati nyamara ati dore iyo Mana yaremye univere, ati dore nta mwanya ibonye rwose, ati dore rwose ibonye zero. Urumva wowe ni nko kuyimwaza. Ngaho biro reka mbabwira n'ikindi, hari aho ibirori byabereye mu Bufaransa mu minsi yashize, yego bijyanye n'iby'umupira w'amaguru, aho abantu b'abagore barimo basaga n'abambaye ubusa, yego biganye ifunguro cyangwa se igaburo ryera, Sainte Seine, yego bakoze ibintu geste, niba hari abantu babibonye turimo turajyana, yego basaga n'abigana ibyikorwa ku igaburo ryera. Abakristo barabizi, baritesha agaciro kandi nabwo ni ikintu gikomeye. Ibi byamamare byakoze mu gusebya ubukristo byarambabaje, yego nge narabibonye ndababara, ndavuga ni gute abantu baremwe n'Imana basuzugura ibintu byo ku ruhimbi rwera, basuzugura ibintu by'uruhimbi, basuzugura ibintu byo mu nzu y'Imana, basuzugura Imana. Bageze ku rwego bati ya Mana yaremye univere, babivuze. Uriya mudamu wari uyoboye, ndetse n'abantu bamwe mwarebye amakomantere bageze baravuga ati ariko se n'ubundi ko n'Imana itageraga akanya aho ngaho, ubundi iyo bagakomeza ibirori byabo ariko ntibagere ku rwego bayikurura mu birori ngo bamere nk'abayimwaza ngo bayihe zero. Ni ikikubwira ngo ubu bukristo iyo ifatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Niko Zaburi ya 11:3 avuga, yasenga. Niyo mpamvu ushaka ko abantu bemera ko ari abakristo pana umuhango, muhaguruka tugasenga. Hari n'igihe cyacu cyo guhamagara Imana iyo twizeye ngo idukize iki gisuzuguriro. Imana idukize iki gisuzuguriro, Imana igaragare. Reka nkubwire, ni ukuri ubundi byabaye bari kuvuga yuko ari kimwe mu biza bikabije, turimo turajyana, barimo baravuga ko ari kimwe mu biza bikabije byatwaye ibintu byinshi, byahombeje abantu. Ariko abantu nibibuke ko n'umurimo w'Imana abantu bawufasha ukundi, kandi reka mbonereho no kuburira abantu, kandi iriya ni isomo Imana yahaye abantu bose cyane bari kujya bararwanya Imana. Ari uko abantu tuvuga bakatureba nabi, n'abantu bagashaka kudufunga umunwa, ntago bibuke ejo bundi ahabaye ibirori by'abantu bahuje ibitsina, urusengero rugashya. Ntibwabibonye ku binyamakuru? None se ubwo nituvuga yuko Imana ibabajwe n'ibiri gukorwa bibi n'ibizira biri gukorwa, abantu ntibari guhita babyumva? Nibyo nta nubwo reka mbabwire, njyewe ntago ninza nkavuga ubusa hano abantu bazantera amabuye, nzababara nanjye mbwira Imana ngo babarira narangaye, ariko niba yantera mvuze ukuri ntago nzababara. Ntabwo uzababara, nababara nese. Hari intumwa utashebuja, nta mugaragu utashebuja, na Yesu databuja barayamuteye. Ntago mfite ubwoba rero, oya ntago mfite ubwoba, ntago mfite ubwoba. Abantu nibamenye ko Imana yacu ishobora byose, ni Imana irema, yitwa Umuremyi, bagatinyuka avanga Imana yacu yabonye zero, Imana yakubeshejeho, Imana ikuza amagufa mu nda y'utwite, ko abantu barema ibintu bakarema za amarobo. Wari wabona umuntu waremye umuntu se? Wamubonye hehe? Ariko umuntu aratinyuka rwose agasuzugura Imana. Dore ibigiye gukurikira nibyo birahari, kandi abantu ntibaze kwibwira ngo ni bya bindi abantu bavuga bagatera ubwoba. No, ndashaka kubwira abantu ngo abantu nibakanguke, kandi ntabwo ngewe ndi Imana ariko ndi umukozi wayo. Ntabwo ndi Imana ariko ndi umukozi wayo. Kuba baratinyutse kugaragaza ko Imana ifite zero mu buzima bwabo,
no mu bikorwa byose bagezeho, ahubwo bagashima abakinnyi n'abababyaye. Byateye Imana kwiyerekana mu bubasha bwayo ikoresha ibyo yaremye nabo bafitemo zero mu kuremwa kwabyo. Yego ndiyo cyane, yego, kuko bavuga ko inkomoko y'iyo nkongi ngo nta kariro gake, ukaje ari gake, ngo ariko hazamo umuyaga mwinshi, yego, ngo ukajya uhuha wohereza. None se ntiwumva umuriro se barawuremye bawufitemo uruhare? Umuyaga se barawuremye bawufitemo uruhare? iyo baza ko bafitemo uruhare bari kubihagarika, bari kubitegeka. Kandi tugiye twemera, bavuga ko uyu mujyi ari uwa kabiri muri Amerika, bavuga ko ari wo mujyi wa mbere w'imyidagaduro muri Amerika, yego, bavuga ko ari umujyi utuyemo ibyamamare, abantu b'abanyembaraga b'abanyabushobozi, ndetse ni umujyi utuwemo n'abantu baba demokrate, kuko ndumva ndetse na gavana uhayobora ni umudemokrate, nuvuga ngo ahagaze kuri Joe Biden. Nukuvuga ngo na Trump yahoze abivugaho, avuga ko abantu bo muri Los Angeles by'umwihariko gavana waho barangaye ukurikije ubushobozi buhari, ari bya kizimyamwoto, amazi n'iki byose, kandi nyamara baragerageje, ariko Imana yagombaga gukora agatendo kugira ngo ibereke ko Imana atari zero. Yego, ariko ubwo buriya yabaye zero ra buriya yabaye zero, ubu ni iya mbere, buriya Imana yabaye zero, ubu ni iya mbere. ahubwo se reka ahubwo bajye mu mihanda basenge bahamagara Imana. Badasenga hazakorwa n'ibindi. Hari n'abagerageje kubiprotokora ngo si ubwa mbere haba ngo inkongi, ngo harakunda kubaho ibyo bibazo, ariko twemeranye ko bariya abantu ni abanyabushobozi. Wowe munyafurika uri no kunyumva, iriya nkongi yabaye Los Angeles ifashe muri Afurika, kuyizimya byatugora cyane, ntibyanashoboka, byagorana, kuko kiriya ni igihugu gifite ubushobozi tuzi. Yego, kuba rero hari ibintu cyananiwe, bivuga ngo ni ubushobozi bw'Imana. nta gihe Imana itagaragariza abantu ko ari inyembaraga. Ndibuka cyane tsunami yabaye muri Indonesia. Yes, wabonye ko yahitanye amazu y'abantu, hitanye ariko insengero zirasigara, n'umusigiti wasigaye birasigara. Abantu kuki batiga? kuki abantu batiga? Nkubwira n'ikindi kintu gikomeye, reka buriya munyamakuru hari ibintu abantu batajya bamenya. Nkubwira ikintu gikomeye. Yego, Bibiliya yarambwiye ngo Mose ngo ageze kwa Farawo yinangiye, yanze kurekura. Bundi harakuna abantu binangira, kimwe kikaza kikavaho, hakaza ikindi kikavaho, ariko burya Imana ibiri gutanga icyo bita warning. Ibirwa ati it's last warning. Yego, ndimo kuba warning. Ngo icyo gihe ngo banga kurekura Abisiraheli, bahura n'ikibazo. Yego, inda nicyo kintu ushaka kuvugaho gusa. Yego, inda ngo zitonda umurongo zerekera kwa Farawo. Farawo ni umwami. Yego, ubwo se zagiye kwa Farawo, abaturage rubanda rugufi byameze gute? byari byagenze ngo zari zabakwiye hano hose no mu mutwe. Farawo ngo bimuzonze, ngo aravuga ati ariko woweho yani na yambura, abo bari abakuriye abakonikoni bo kwa Farawo, ko namwe mutari gukora ikimenyetso n'igitangaza cy'inda. ngo baramuhakanira, baramubwira ati rero tukubwire mwami nyagasani Farawo, ikico gikozwe n'urutoki rw'Imana ya Mose. Ndagira ngo mbabwire ngo hari ibintu bikorwa n'urutoki rw'Imana. Yego, umwana w'umuntu atakwigana, umwana w'umuntu atashobora guhagarika bidahagaritswe n'imbaraga z'Imana. Abantu rero basigeho, ijambo rivuga ngo basigeho gusuzugura Imana, basigeho gupinga, basigeho kwitwara uko biboneye, basigeho kugenda uko bashatse, basigeho kuvuga amagambo abonetse yose. Ijambo rya kabiri, ungiye kuvuga ibintu 7, icyambere cyo ndakirangije. Habwiye ko Imana yaje kwigaragaza igakoresha nabo ibyo bafitemo zero, mu kuremwa kwabyo. Ibyo babifitemo zero, kuremwa k'umuriro abantu babifitemo zero, kuremwa k'umuyaga babifitemo zero. Icyo ni ukuri simbeshye. Icya kabiri rero, ubu ikigiye gukurikiraho ni ukugenda ubona umuntu wakabije kwerekana ko Imana idakenewe mu buzima bwe. Dore ko hari na benshi mu birabura bavuga ko ariyo bazaniwe n'abazungu. Ugiye kujya ubona Imana yamukoreye ikintu kibonwe na bose kandi kigire n'ingaruka zigaragara kuri we. Cyo ni icya kabiri ugiye kubona, kuko Imana yacu ngo ntagizaho ricecetse, ntagizaho ricecetse. Cyo ni icya kabiri abantu bagiye kujya babona ahantu hose, bagiye kujya babibona pe. Icya gatatu,
hagiye kubaho crise y'uburyo bunyuranye kandi ibihugu abantu birukiraga nabyo bizagorana kubera ko ibibazo binyuranye bigiye kubera ibibazo binyuranye bagiye kugira. Yego. Hari ibihugu abantu birukanyiraga abantu bakumva ariho bakura ubuzima ariko kubera icyo kintu cyo gucisha bugufi izina ry'Uwiteka abantu bakibagirwa ko yitwa umuremyi ariyo ikinga ntihagire ukingura iyo itanze nta wakwima niyo ikinguye nta wakinga niyo ikinze nta wakingura ngo iyo yimanya amazi arakama ngo ariko yayatanga kubika isi. Ibyo bintu navuze ngo ariko ubundi ko abantu bavuga ko ari abahanga hazagiza umuntu ukesha ijoro noneho ryaje akahita rikesha nurikesha nzahita ndeka gusenga saa moya z'ijoro yari igeze oya saa sita z'ijoro igicuku kinishye buratse bya saa moya saa moya abantu babagihunyeza bakirebana saa sita ugahita utubwira ngo burakeye inyoni ukazivugisha zikavuga yawe tata we umuseke ugakata ugakema rwose bugake nzahita mvuga ni Imana noneho yarananiwe abantu barayisimbuye nzagukurikira uzaba ushoboye ariko mu gihe utarashobora ibintu Imana yakoze ni gute ushobora gupinga nabo bantu bose bavuga ngo bakoze ibintu bikomeye bakora indege nta urakesha ijoro nta urarikesha nta urazura wapfuye arapfa uwo bahenda gushakira ubuzima n'ugihumeka niyo bagerageje kureyanima bareyanima ariko bagendeye ku bintu bibiri bareba ko serivo itarapfa kuko umuntu wapfuye serivo ntago bamureyanima ntacyo bimara. Reanimation ikorwa ku muntu ufite ubwonko buzima iyo ubwonko bwapfuye baravuga ati byarangiye umuntu umutima urahagarara bakawureyanima icyo bita gushitura ariko nta muntu ureyanima umuntu wapfuye ubwonko. Ibyo ngiye nanjye ndabizi ndi umuscientifique none se ubwo nibiki abantu bakwemeye ko ari aho ubwenge bwabo bugarukira ahubwo bakubaha Imana ishobora byose nimo turajyana. Noneho icyakane kuko abantu barushaho gukingurira ibyaha bisa n'ibyabaga muri Sodomu na Gomora niko baba bakingurira uburakari bw'Imana bukabije bityo rero hari ibitazahagarara bikomeje hari ibitazahagarara bikomeje. Icyambere harimo ibyorezo ntago bizahagarara bizajya birushaho kuza kimwe kiveho hazi ikindi. Icyakabiri hari icyakabiri intambara izi mwumva hirya no hino z'amasasu niki ntago zizahagarara zizakomeza. Cyo kora ngende kwinginga abanyarwanda ngo twese dufatikanye dusenge dusengera igihugu dusengera abanyarwanda twebwe twabonye byinshi dukwiye gusenga Imana ikaduhagararaho kuko ndabwira abantu ngo ibyo twabonye bisa n'umwihariko cyo kora n'Abisirayeli bakorewe jenoside bahura n'ibibazo bikomeye ariko twebwe abanyarwanda twahuye n'ibintu bikomeye dufite rero ibintu dukwiye kwitaho cyo kora ndaboneraho kubwira abanyarwanda batamaraye ko nimwibuke ko dufite umwihariko w'ubuzima ureke gusa n'abantu badamaraye bageze iyo bajya mwibuke ko hari igihe twabayeho abanyarwanda tubundabunda tutazi ko buri bunaki ibintu ndabyubaha cyane ndabyubaha rwose. Cya kabiri rero nakubwiye ngo hazaba izo ntambara ikindi ni impfu z'amayoberane z'abantu umuntu yapfuye umuntu yapfuye bakayoberwa uko apfuye gashaka icyamwishe kikabura autobus bakayikora bagafata ubusa kubera ko ni igihe nyine harimo ibintu bikomeye harimo cyo bita ukuboko kw'Imana mu bintu. Ikindi ndetse n'amapfa zacana bibyara inzara amapfa mapfa atandukanye biza biki cyo ni ikintu abantu bakwiye kumenya mu bintu bigiye gukurikira biriya bya Los Angeles. Ariko nasomye ijambo ry'Imana ntararenga ahangaha nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo nindamuka nyinze ijuru imvura ntigwe cyangwa ngateza mugiga mu bantu banjye maze abantu bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye nzabumva ndi mu ijuru bababarira igicumuro cyo ni icyambere imbabazi zirahari. Kabiri bakiriza igihugu Imana ishimwe haracyariho ibyiringiro ntitubwira abantu gutyo ngo bagire ngo turi guca iteka turimo tubwira abantu ngo nibasigeho Imana ibabajwe nuko abantu bibagiwe ko yitwa umuremyi ariyo murengezi nibasigeho
bibuke ko Imana ishobora byose. so de bene gome stansi for the bini ya sando inima, babyumve bahindukire bamenye ko Imana ishobora byose yitwa umuremyi, hanyuma basigeho. Cyo ni ikintu abantu bakwiye kumva. Yego. Hanyuma ndenda no gusoza rwose, ngeze ku kintu cya gatanu. Imana yavuze ko icyo ni ikintu kijyanye n'iki Imana yavuze. Yego. Imana yavuze ko agakiza kagiye kongera kuryoha kandi ko buri wese azahamya Imana ze. Ngo no ngo buri wese izamujyana mu ishuri rituma yimenya. Yego. Kandi hari umuntu uri bunteriwe ngo burango ngo nteye ubwoba. Oya nuteye ubwoba ibyo uvuze nuko. Imana agakiza kagiye kongera kuryoha. Yego. Ku buryo umuntu avuga ati yo narahombye nanjye naracitswe ubundi nakarekuye arikoze kugira ngo umuntu arekure agakiza ngo agiye gusinda, wagiye gusambana, uzi kugira ngo umuntu arekure agakiza ngo nuko yabonye umuntu umwigisha business. Ubundi se ntago wakora business ukanakizwa? Ubundi se hari itegeko rikubuza gutakaza agakiza kugira ngo ubone ukore utere imbere? Niba wemera ko ibintu ukora atari ibiva kuzimu, bikore unakizwe. Kuko ntekereza ko ibivi kuzimu ari byo bitava ku Mana, nibyo byazirana nkuko amazi azirana n'umuriro, nibyo byazirana nuko waba mu Mana. Ariko niba ibintu byawe biva ku Mana, ni mubiragize Imana, ni mubihe Imana ibiyobore, ni mubwire Imana ibi guiding, ni mubwire Imana ibi protecting, ni mubwire Imana ibikuze, ni mubwire Imana ibiteremo ibihe igikundiro, ni mubwire Imana ibigaragaremo. Yesu nashimwe. Amen. Hanyuma icyo ni cya gatanu, ngeze ku cya gatandatu. Yego. Imana kandi yavuze ko buri wese icyo yagaburiye ari cyo kigiye gukura kubyibuha. Icyo umuntu yagaburiye kigiye kugira gute? Biravuze ngo abantu babibagamo bihishahisha, ibintu bigiye gusubirwamo. Icyo umuntu yagaburiye aba ari cyo kigira gute? Aba ari cyo kibyibuha cyane rwose. Twikororwa pe. Umwuka wera ko imirimo ikomeye ni wo wemeza abantu, tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Mu gihe ubona kutagifite urukundo, menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa butigaruka, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Haleluya. Icya karindwi ni inama duha abantu bose. Abantu bose nibagarukire umuremyi, bareke kuyikora mu jisho, bareke gukora Imana mu jisho, bareke kumera nk'abasuzuguye Imana, bareke kwitiranya ibintu byo mu Mana. Hanyuma umuntu wese uko Bibiliya yavuze, yaravuze ngo nugaruka nzakugarura, kandi nushkura ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Ni ijambo rivuze ngo ntabwo rirarenga. Haleluya. Kandi yaravuze ngo nimuguma muri nje, amagambo yanjye akaguma muri musabe cyo mushaka muzagihabwa. Ni ijambo amagambo ari muri mwe. Abantu bareke
Haleluya. umuntu Imana imara kumukuriro de bar Yego. yamara guhaga ifi n'ifiriti agatera Imana ishoti Yego. kandi ariyo yamugiriye neza. kandi ariyo yamugiriye. ayayaya mbega ubukene, mbega abantu ngo barakena umumaro. umuntu we. Rero tugiye gusenga, Yego. gaturimbana agatero kanyuma k'indirimbo Ndiyo tugasengera. kabisa. Turagusaba mwami Yesu mwohereze uwo mufasha wacu, kuko dufite intambara ikomeye mw'isi turamukwiye rwose, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. mu gihe ubona kutagifite urukundo, menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa, butigaruka dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Umwuka wera akora imirimo ikomeye, niwe wemeza abantu, tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Nageraga ngo dufatikanye gusenga, wowe unkurikiranye. Imana y'amahoro, birashoboka ko usanzwe ukijijwe kandi ufite n'imbaraga, ariko usaba Imana ikurinde kuzarya ngo uhage, gere ku rwego wibagirwa Imana. Cya kabiri, birashoboka ko waguye ugasubira inyuma, Yesu, ariko uyu munsi akaba ari umunsi wo guhaguruka kwawe, ntiwongere gusubira inyuma, kuko Imana yacu iri kwirwanirira ko kandi iri kurwaniza, iri kurwaniza. Cya gatatu, ushobora kuba uri kunyumva udakijijwe, utaramenya Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ushobora kuba waraguye, ushobora kuba uri gukora ibyaha, kubwire yuko Imana itemera ubutinganyi. Imana ntabwo yemera ibyo byaha by'ubusambanyi ukora. Imana ntabwo yemera ubwo businzi bwawe n'ubwo bujura, ubugome n'ubugambanyi ugira. Imana irashaka ngo uyubahe, yitwa Imana ishobora byose, niyo ikinga ntihagire ukingura, niyo izabohora ubuzima bwawe, niyo izatanga ihumure, niyo izirukana uwo mudayimoni udacika ku buzima bwawe, niyo izeyura igicu cy'umwijima, niyo izafata mpiri. Haleluya! niyo reka dusenge, reka ngusengera Imana. Mwami Yesu Kristo, haleluya, ndasenze kubw'ijambo ryawe, ndasenze kubw'uyu mwanya, hamagaye kwera kwawe n'imbaraga zawe, ndirukana umwuka wose utavuga Imana, ndakubita hasi igicu cy'abazimu n'abadayimoni, ndahamagara kwera kw'Imana. Ndasenze kandi nohereje umwuka we wera, agende muri ibi bihugu byacu, agende muri Afurika, dufashe iki kirere cya Afurika, dukubiza hasi uyu mwuka ugenda utuma kumenya Imana bigenda bicika biyoyoka. Ndawuhagaritse mu izina rya Yesu, nohereje imbaraga zawe zikiza zikabohora, nizigende zigere muri Amerika. Duhagaritse iki kiza kandi turi
ndakwinginze ngo wigaragaze aba bantu bamenye kuri Imana, bamenye kuri Imana. Aba bantu nubwo bamamaye ariko bamamaye kukubyemera. Aba bantu nubwo bari bakomejwe no kubyemera, kandi turagushimira ko wemeye ko hari ibintu bigenda ngo bige, ariko barinda ko ubuzima bwabo bwose bwapoterera mu byarashobokaga ko bari gupfa nk'uko tsunami zagiye zica abantu, ariko turagushimiye ko hari ibyo wanze ko bikorwa kubw'umugambi wawe. Ndasenze rero ngo wunamure uturengere, urengere igihugu, urengere abanyarwanda, urengere itorero, urengere umurimo wawe, urengere isi, urengere Afurika, urengere umugabane wacu, utwiteho. Urakoze. Ndasenze by'umwihariko ngo urengere abasenga bave mu rungabangabo, bamenye ko bakwiye kurwanyira izina ry'Imana yabo. Niba abantu batinyuka gutuka ubukristo bakabikinamo amafilime, wari ukwiye kutwongerera imbaraga Kristo, abantu bawe bakibuka ko bakwiye gusenga barwanyirira icyubahiro cyawe. Ntitubone umwami agawa, ntitubone umwami asuzugurwa, ntitubone umwami ateshwa agaciro, umwami wacu tubeshaho. Urakoze Kristo. Ngaho bana natwe tugire neza, urukundo rwawe n'imbaraga zawe bane nabera bose muri byose, mu izina rya Yesu. Amen. Birashoboka ko Imana y'amahoro iguhereze umugisha, kandi guha umugisha mwinshi. Hari abantu badukurikira rimwe na rimwe bajya bifuza abakozi b'Imana bashobora kubafasha. Ndakwinginze duhereze nimero yawe ya telefone kugira ngo uwagukenera abe yakubona mu buryo bworoshye. Ndabanje nisegure rwose, abantu nibabona byanteye kurira, nababaye. Nababajwe cyane no kubona umuntu atinyuka, umwana w'umuntu Imana yabumbye kavuga ngo Imana ibonye zero. Imana ibonye zero. Nababaye we, Imana yanjye ko kwibona zero no kuba dubyara tugaheka ariyo. Abantu bararwara bakajya muri komika bakuramo, ntago ari ubuhanga bw'abaganga, itabigizemo uruhare. Cyaberetse ko Imana ibarusha ubuhanga, bakora amamodoka bagasigaho PS zizajya kugurirwa, ariko ntigeze ishyiraho bazagura PS y'igufa. Ntawe wigeze ishyira PS oya, kubera yuko ari ishobora byose. Reka rero dutange nimero ya telefone. Ukeneye inama, ukeneye ko tumusengera, turamufasha. Kandi niba humure, ntabwo rwose twifitiye ubwoba, ntabwo twishidikanyaho. Kristo waduhamagaye ari kumwe natwe. Yego. Ari kumwe natwe, kandi dutekereza ko tutazabura gutanga serivisi nziza. Mbonera kubwira wowe dukurikiye ngo uhumure, ntabwo tuzagutenguha. Tuzakoresha ingano ya gishumba nk'uko iri, kandi tuzubaha Imana yaduhamagaye. Yego. Nimero ni 0782 64 6689, 0782 64 6689. Iyo nimero ku batari mu Rwanda, iyo ushaka kugira ngo uhamagare, imbere y'iyo mibare tuvuze yose ushyiraho guteranya, kamenyetso ko guteranya 25, ibindi ni ibyo ngibyo twavuze. Ndumva ari ibyo hari birasobanutse. Iyo nimero iba no kuri WhatsApp, wanyandikira nta kibazo. Kandi reka mvuge ngo twaburira umwanya abandi, ariko abantu b'Imana bafite ibyifuzo n'ibibazo, bafite intambara, ukeneye gukizwa akakira Yesu akamubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, tubumva cyane. Imana iduhana umugisha. Murakoze. Shalom shalom. Urakoze cyane mushumba, tugusabiye umugisha. Kandi nawe wari udukurikiye, nyarukira kuri channel yitwa Mos TV, ukore subscribe, yego, usharinge, kuko hari ibiganiro byiza by'Iyobokamana mu gihe abisi bakataje birukanka mu iterambere ryabo. Nimureke natwe dukataze mu iterambere ry'Iyobokamana. Nta n'ibindi dushyiraho ibiganiro by'Iyobokamana. Yego. Iyo tubirimo bino bintu nkunda kubisobanura, abantu bagira ngo wenda hari n'ikindi dukuramo, ariko nagira ngo mbabwire ko ahubwo twe turashora, nta nicyo turavanamo. N'ishyaka ry'umurimo nta n'igihumbi ndavanamo, ahubwo ngiye maze gushoramo byinshi birenga miliyoni. Yego. Nkora kandi nta kindi, nta rindi shyaka, no kugira ngo abari hafi n'abari kure bahemburwe n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Urakoze cyane. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Shalom. Urakoze cyane.